nta cyaha mpunze urumva nta bushinjacyaha mpunga nta ribu mpunze nta convocation mpunze nta mwanzi ifite muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo ndahunze abari muri Canada ni muhabwa umugisha Amerika muhabwa umugisha mu yandi magambo ro hari ibintu bigiye kuzuka byapfuye muri 2021 birazukira muri 2022. Reka nongeye ngushimira dukurikiye ku Isezerano TV ni byagaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe muri uyu mwanya kandi turashimira ko wahisemo Isezerano TV. Niba uri mushya nabibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu bambere. Turasuza inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye uretse abari hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Reka suze n'abari hirya no hino bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Rero mwabibonye twageze hano kuri aeroport, hari umuntu warumbwiye ati Pst Claude aragiye bandaje muguye gituma. Pst Claude umeze ute? Ndaho ndashima Imana. Twari tumaze n'iminsi twarakuye none ebana kubona nkubonye ku kibuga cy'indege koko. Ariko se uzwa umuhungu rero impamagamba ati Pst yibutse ko gusezeraho. Ibaze nawe nta kibazo urabizi ko dukunda Nevodi Isezerano TV turarikunda kandi rikundwa n'abantu bose ku isi yose. Pst uretse ibyo sawandi ahandi warumeze gute? Warumaze iminsi warabuze mu itangazamakuru neza neza. Ndaho ndashima Imana irandinze kandi ubwiza bw'Uwiteka bukomeje kutumurikira. Yego. Wari uhugiye mu biki rero muri iyi minsi tutakubonaga? Nari mugiye mu turimo twanjye bwite, nari mu turimo twanjye bwite mu gusenga Imana, kumva icyo Imana ivugana nanjye. Yego. No gusengera abanyarwanda n'isi yose muri rusange ku bw'iki cyorezo cya COVID n'ibibazo bitari bimwe na bimwe bitandukanye byugarije isi muri rusange, atari u Rwanda gusa n'isi muri rusange. Ubushize duherukana kuri telefone nambwe uti nibere no mu buhinzi. Imyumbati nahindaga imyumbati kandi ndabona bimeze neza. Imana yatanze umucyo nyuma n'akavura karaboneka byose. N'utundi tuntu dusanzwe turaho umuntu abagerageza kugira ngo agire ibyajyamo. None rero Pst uyu munsi mba ngusanze ahangaha. Yego. Ntekeza ko utarunabizi neza konje gusa nakubaje nti kuki utanseze ariko ntago waruziko ndi bukuguhanga. Evo nukuri wamamagaye ngo ndihe ndakubwira ndi Kanombe. Kanombe he ndi kuri airport. Buriya barega makuru mpageze hanyuma kuko ikintu cyitwa kubeshya giye cyarandiye. Ibintu byitwa kubeshya ibintu by'ubu oya ntabwo nabishobora. Giye nkunda ukuri. Yego Pst niba atari ibanga se ugiye werekeje? Evo rero turi ku kibuga cy'indege Kanombe. Yego. Imodoka inzanye urayibona. Ejo wayibonye? Imodoka inzanye urayibona dore ngiyo. Hanyuma nerekeje ngiye kurira indege. Aho ngiye rero ntuhambaze. Ahubwo ni ingaruka noneho tuzatwandikira kuri inshuti yanjye urabizi. Uzambwira nugaruka cyangwa nugerayo? Ni ingaruka nzakubwira. Ni ingaruka nzakubwira ariko igikuru nuko ntazatinda. Yego nta gahunda yo gutinda ufite. Ngiye mu murimo w'Imana. Nicyo ngiye kubaza nti nibe ibikujyanye ari amahoro. Oya ngiye mu murimo w'Imana ahubwo mbwira abantu mbwira abanyitegereza aho bari hose mu gihugu nerekejemo mbabwire ngo ndi hafi nibanyitegure ndaje ndi ku kibuga cy'indege Kanombe ubu ngubu ndahaguruka mu kanya. Yego. Abo usanze bo noneho baguteye wabategura iki wabahishira iki? Ningera ku kibuga cyaho ndakohereza amafoto yabona birahita bikwereka naho ngiye hariho. Yego. Nandi kuva nti wabahishiye iki mu ruhago batwari iki bashyiririhe? Ijambo fite riri muri Mariko ibice 16 umurongo wa 17 aravuga ngo nuko mugenda amahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana abaremwe bose abemera mubabatiza mu izina rya Data twese umwana n'umwuka wera ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi muzakandagira inzoka na sikoropiyo nimwe nk'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara. Rero u Rwanda na amahoro niyo mpamvu dushima Imana ndi umukozi w'Imana naho ngiye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kandi nabo nizera ko bari amahoro. No kuvuga ngo rero ububyutse nibwo bukenewe mu gihe gisa nk'iki kandi tubwira abantu ngo siko bizahora kuba mutegereje kereka bava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Daniel
11:30 niko havuga ngo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Rero abaguma mu isezerano abo bazaguma hiteka ryose, abo bazubakika, Imana izongera ubaka. Imana yabwiye Yeremiya ngo nzakubaka, nzongera kukubaka kandi ni nkubakuza abawubakitse. Rero mbwira abantu ngo nibakomere bashikame, Imana iki ni igihe cyo kugarurirwa ibyo batakaje. Mu giswahili babyita ngo ni urejesho, kilichopotea kitarudi. Kwa hiyo mahali popote walipo wa Tanzania, wa Kenya na wengine wanaonisikiliza Kameruni, nchi fulani, Belgique, Amerika, Canada, Australia, mahali pengine nchi nyingine, wote niwaambie kwamba urejesho wa Mungu unakuja. Kugarurirwa ibyo watakaje biraje kandi ntabwo bitiza. Amen. Pastor, ariko warumaze n'iminsi warabuze mu itangazamakuru, rero abantu bari bagukumbuye, sinzi niba wari watubwiye uti igihe kizagera nongere ngaruke. Bimeze bite ko tutari kukubona? Evode kandi umbonye oya ariko hase ko ngukugwe hanyuma reka nkubwire Matayo 15 umurongo waho wa 13 haravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Yego, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Rero buri giti cyose cyicaye mu muntu, igiti cyose cyatewe mu muntu muri uyu mwaka, ariko uku n'ukwezi kwa 12 turimo tugomba kwambuka. Yosuwa yabwiye Abisirayeli aravuga ngo buri muntu wese nifatira ibuye rye kugira ngo abashe kwambuka Yorodani. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese afate ibuye rye, ufate ijambo ry'Imana urifate nk'ibuye, nk'inkingi gukingira, kandi nizera yuko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka, ni nawe buye bubatsi banzi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo twambuke tuve 2021 tujye 2022, twambukira mu ijambo, twambukira mu masezerano. Nuvuga ngo buri kintu cyose, buri muntu wese atera intambwe abashe kugenda agere mu mwaka wa 2022 ari mu isezerano ry'Imana. Rero kubw'iyo mpamvu ndabwira buri muntu wese ngo iki ni igihe cyo kugarurirwa ibyatakaye byose. Gakondo yacu yatakaye igiye kugaruka, buri kintu cyose cyatakaye kigiye kugaruka. Umugabo witwa muri Yoweri ibice byaho 2 umurongo wa 25 haravuga ngo nzabasubiza ubutunzi bwanyu bwariwe na kagungu n'inzukira. Nuvuga ngo hari ibyariwe muri uyu mwaka, hari ubutunzi bwacu bwanyazwe, hari ibikorwa byanyazwe, hari akazi kanyazwe, hari amafaranga muri banki yanyazwe, hari uburwayi bwafashe umuntu buramunyaga umubiri, hari ibintu byinshi, hari n'uwari ugiye kwiyahura. Ndavuga rero ngo nahumure, Yesu Kristo ko yararejo ni umunsi wa none kwari. Uyu munsi ni umunsi wo gusubizwa ibyatakaye. Uko ni ukwezi ko kugira ngo twambuke ibiri kintu cyose cyari cyaratakaye. Ni igihe cyo kugira ngo twambuke, dutere intambwe, tugere imbere, tuve mu magambo tujye mu ijambo. Ukabura nahanuye rero. Hoya niko bimeze. Niko bimeze umwaka wa 2022 tuyiteguremo rwose bisubizo. Hoya 2022 ni umwaka Imana igiye kuremamo ikintu gishya. Kuko Imana yabwiye se ngo dore ndarema ikintu gishya, kandi bwo kigiye kwaduka ninde wabimenya. Hari ikintu gishya rero Imana igiye kurema muri 2022. Gusa buri muntu wese, ndetse ndasaba buri mukristo wese ahaherereye afatemo byibuza iminsi 2-3, avuga ngo ariko uyu ni umwaka, uko n'ukwezi nsengeyemo, ndashaka kwambuka, ndashaka kuva hakuno nkajya hakurya. Ubikirenge rero cyo kugira ngo twambuke twinjire mu bisubizo bya 2022. Siko bizahora kuba mutegereza. Imana yacu iracyakora. Yesu yaravuze ngo data arakora nanjye ndakora. Kandi yangije aravuga muri Yohana 13:14-13 aravuga ngo nimunyizera, nimwizera ibitangaza nkora, mukizera ibyo mvuga, mweho muzakora ibitangaza birutana ibyo nakoze. Urero ni igihe cyo kugira ngo tukore ibitangaza, Imana idukoreshe, si twe dukora. Ni igihe cyo kugira ngo Imana idukoreshe ibitangaza birutana ibyo Yesu yakoze. Kuko yaravuze ngo tuzakora ibiruta ibyo yavuze nitwizera. Yego. Urakoze kandi kudusigira iryo jambo. Ariko rero Pastor, hari ukuntu abantu nk'abo babagiye nka gutya yanze kukubwira, ejo ukumva neza ngo ntagagarutse aho, ntago waba ugiye kuzana umuti wamperezayo. Reka roge nkubwire, ndi umunyarwanda, siroga yacu ni ndi umunyarwanda. Ikindi cya kabiri, nta cyaha mpunze. Urumva? Nta bushinjacyaha mpunga, nta ribu mpunze, nta konfukasiyo mpunze, nta mwanzi ifite muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo ndahunze. Rero abanyarwanda twemera no kujya gukora business za kabodirigado, usibye kubu ngubu indege ziterekezayo n'ahandi, ariko ahandi hose imipaka irakinguye. Nuvuga ngo haraho Rwanda yiterekeza, ariko hari n'ahandi yerekeza. Rero kubwiyo mpamvu ngira ngo nitike wayibonye kari Rwanda ye. Hanyuma rero mbwira abantu ngo Yesu Kristo
yaguye imipaka y'abanyarwanda ku isi yose. Buri munyarwanda wese kuko umunyarwanda yaciye umuganda avuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye uburo bweze. Rero umuntu nakomeza kwicara gusa akaguma aho ngaho ntazamenya aho uburo bweze. Rero ni byiza ko tuguruka tukajya kureba aho uburo bweze, uburo bwije tukamenya aho uburo bweze, tukamenya tukashaka ababyeyi, tukareba abantu bafite icyo badutanze kugiraho, abadutanze muri business, abadutanze mu by'ijambo, abadutanze mu by'ubuhanuzi, abadutanze mu iyerekwa, tukabigiraho, tukagira ibintu twigiraho. Buri muntu wese akeneye umubyeyi. Nuko bimeze. Urumva nyine ushobora kugerayo ukavuga utahana ko wahahika ndirwa ngaruka gukora iki, ugasanga abantu ngiriwe amahirwe ufite kuko buri abantu benshi bagenda babije gutya, ariko ugasanga ngiriwe amahirwe ngahaha neza. Ahubwo Rwanda yangiyo reka mbabaze, ahubwo dore ngaho Rwanda urumva ngiriwe amahirwe nkabonaho ngahaha nanjye nderekeza. Buri umuntu agiye guhaha nta kibazo gihari. Umugabo umwe yagiye guhaha i Bugande ngo mbega ibyo nahuriye nabyo i Bugande, yenga uko nagiye i Bugande, gisingiye i Bugande, gisingiye i Bugande. Urumva rero ngize amahirwe ngahaha nkaronka, byaba ari umugisha. Ni umugisha ku gihugu, ni umugisha ku muryango wanjye, ni umugisha ku itorero, ntacyo byaba bitwaye. Aha pastor, reka gusa singiye ubugumayo. Okay, twizere ko buriya tuzavugana n'ugaruka nabwo uzatubwira tuze nta kibazo. Nuko uzagaruka nabwo watwihishe. Oya, ntabwo nihisha jewe, ntawe nihisha, ntawe ufite umwenda, ntawe ufite ideni, nta muntu numwe nihisha. Nta kibazo rwose. Ariko reka wamganire, ariko no kugutinza ndabona amasaha yagiye. Reka nkubwire ngo urugendo rwiza, ariko n'abakunzi benda ndagira ngo nibura usige hari ikintu hari ijambo babwiye kugira ngo mbega ribafasha muri iyo minsi. Uraba udahari nubwo bari bagukumbuye, ariko ukaba utaruhari, ariko nibura usigira icyo ubasigira. Ijambo nababwira, wagiye Yesu azaza ntazatinda. Yesu ko yari aresho n'uyu munsi wari niko ari. Bagume mu ijambo, bagume mu gakiza. Yesu Kristo yadusigiye isezerano rivuga ngo adusigiye umufasha ariwe Mwuka Wera. Nimuba mu ijambo, nimuguma muri ige, amagambo babwira akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Reka rero mbabwire ngo basabe icyo bashaka cyose, niba ba mu ijambo bakaguma mu ijambo, bakumvira Umwuka Wera, basabe icyo bashaka cyose. Bibiliya iravuga neza muri Yohana ibice 4 ubutumwa bwiza umurongo wa 62 ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Ni ukuvuga ngo rero umubiri ntacyo umaze, uyu mubiri tuba dufite, uyu mubiri ntacyo umaze, ariko umwuka w'Imana, uwo mwuka ni utanga ubugingo. Igiti cyose rero data wo mu ijuru atateye muri uyu mwaka wa 2021 reka kirandukire muri 2022. Imana yongere yubaka umuntu wasenyutse, yongere umuntu ihema ry'umuntu ryaguye. Amosi 9:11 haravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nindangiza nice n'ibyuho byaryo. Hari icyuho rero, hari icyuho kiri ku muntu wari we wese. Imana igiye kwica icyo cyuho, yongere kireho ihema ryongere rikomere rihagarare mu izina rya Yesu. Rero reka mabwire ngo nibagume mu ijambo, bagume mu mwuka, basenge ubudasiba. Yesu yaravuze ngo Luka 18 umurongo waho wa 4 yaravuze ngo mbese ubwo umucamanza mu bukiranirwa yabashije kurengera umupfakazi, so mu ijuru we yareka kurengera intore zayo zitagira ku manywa na nijoro ngo mbese yazirangarana? Ngo oya, ngo ndabwira yuko izazirengera vuba. Yesu azaturengera vuba. Rero nitwizera tukaguma mu ijambo, tugakora mu ijambo, ibyo tuvuga byose tukagira urukundo, tugakundana, tukava mu magambo tukajya mu ijambo. Ibyo ngibyo nibwira yuko Yesu Kristo ko yararejo n'uyu musore ni kwari, kubera yuko Yesu umwuka n'imyuka ntabwo bibana. Umucyo n'umwijima ntibiturana, ahubwo umucyo ugerageza kwegera umwijima, ugenda usunika umwijima. Rero ahari umwijima umuntu acana urumuri. Uzarebe uyu muntu ari mu rumuri agahita acana urumuri, umwijima urahunga hakaboneka umucyo. Rero ko wemeye basi kuduha ni iminota kugira ngo tubanze tuganire, ubwe n'abakunzi bawe ko ubaye utari mu Rwanda muri iyi minsi, nubwo wari ugiye utatubwira, ariko ubwo ntekereza ko abakunzi bawe nabo dufatanye tukubwiye ngo urugendo rwiza, kandi Imana izabane nawe, Imana izaguhe n'amavuta kugira ngo abo ushyiriye ijambo bazabe. Oya, ijambo shyiriye abo nkiriye, ngiye mu giterane kivuga ngo mubohore agende, mubohore umureka agende. Iyo ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 umurongo waho wa 44. Ayo n'amagambo Yesu yabwiye abigishwa, aravuga ngo ni mumubohore mumureke agende. Uwo ni Lazaro yarazingazingiwe mu myenda, ari mu gitaka, ari mu mva. Yesu ahagarara ku gituro. Bibiliya iravuga ngo Yesu arararama ararira. Amaze kurarama rero ararira, amaze kurira aravuga ngo Lazaro zuka.
mu yandi magambo rero hari ibintu bigiye kuzuka byapfuye muri 2021 birazukira muri 2022 rero buri muntu wese yakira umucyo w'Imana agakiza karatwegere kuruta igihe twizere. Imana ibambera umugisha, ndabakunda aho muri hose mwisi yose ntarubanuye umuntu wari wese, abari muri Canada ni muhabwa umugisha, Amerika muhabwa umugisha, Belgique, isi yose muri rusange, abari Zambia, abari Dar es Salaam, abari Nairobi, abari Cabo Delgado, Mozambique, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu kandi babwira ngo turi kumwe. Evodi rero timeza telefone bazifite ubashyireho bampamagare na WhatsApp nageze yonge na WhatsApp irabivuga ni 0782 51 15 97 0782 51 15 97 abari mu mahanga murakoresha plus 250 mushyireho 7 88 51 mu izina rya Yesu. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, izina rifite ubutware n'ubushobozi, uri mwiza urerwa kiranuka, shirwa hejuru uramye himbazo, dusengeye buri muntu wese mu izina rya Yesu. Abari bihebye ubahe mwami Imana kureba, abatareba ubahe kureba, abatumva ubahe kumva, abagenda bicaye ubahagurutse nkuko wahagurukije ikirema ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza. Mwami Imana ndakwinginze reka igitangaza cyawe gikoreke, utoba kondo ugasiga ku maso y'impumyi, impumyi irahumuka, urabira ngo igende yiyuhagire hanyuma ngirahumuka. Hanyuma uhuye na Baritimayo arakubwira avuze induru, aravuga ngo mwana wa Dawidi mbabarira unkize, uramubwira ngo urashaka ko ngukorera iki? Hari abantu bakeneye kugira ngo ugire icyo bakorera, babaze ngo mbese nabo nibakubaze ngo ubakorera iki, hanyuma bakubwire ngo dufite ikibazo kinini cy'amadeni, ibiki byose, uburwayi, akazi, abo bose reka basubizwe nawe, mbasabiye umugisha mu mavuta y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo, amena. Isezerano TV mukore subscribe kandi barunguruke no ku Musamariya mwiza, nari maze iminsi ntajyayo, aho naho ntibabure kujyayo mu izina rya Yesu. Evodi murakoze cyane, I love you so much. Amen. Nizo zakuzanira bombo. Yego.